nkuzaniye message ikwiriye buri munyarwanda wese ahantu aherereye Imana yampaye. Hari yerekwa Imana yampaye mu buryo butandukanye. Imana inyereka abantu barwara indwara z'amayobera mu buryo butandukanye. Uyu munsi wumva iki Imana igushakaho, ndetse uze kuba mu bantu bashobora gukira izo ndwara ndetse bazabona umugisha w'Imana. Uyu mwaka 2026 utararangira, Imana yampaye message ngeze ku banyarwanda bose ahantu hose barabaherereye, babwire ko abenshi ibyo biteza atari byo bagiye kubona. Hanyuma mbere ko nkugezaho message, reka dufate umwanya tubanze dusenge maze nkugezeho yerekwa Imana yampaye. Yohana yareretswe abona marayika w'Imana, abona ibyinshi bitandukanye. Nanjye hari by'Imana yanyeretse uyu munsi ngiye kukugezaho. Imana igumugisha. Mana nziza, Mana igira neza, wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Uyu mwanya twongeye kugera imbere y'ubwiza bwawe, rika ineza n'ubuntu bwawe bitwomeho, maze gukora kwawe, ubushake bwawe, guhindura no gutegeka kwawe biganze, maze imirimo n'ibitangaza byawe abe byo bitugeraho. Natwe dusenze twizeye ko ushobora byose, dusenze twishimiye ko ushobora guhindura mu izina rya Yesu, amen. Imana ikugirire neza aho uherereye hose, waba uherereye muri Afrika, waba uherereye mu Rwanda, waba uri hanze yo mu Rwanda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikugirire neza uyu munsi. Imana nawe ikugenderere kandi kwambika izindi imbaraga. Message Imana yampaye niyo kumenyesha abanyarwanda bose ndetse n'abari hanze yarwo. Ni igihe kigoye ndetse n'igihe gikomeye, abantu bagiye guhura n'ibiza n'ibyorezo by'indwara zitandukanye. Amwe ngo abantu bagiye, Imana yanyeretse mbona mu bitaro hagiye huzuye abantu benshi bagiye baryamye, kajya mbaza ngo se Mana, imaze Imana ati Mana uje gukiza abantu. Ariko marayika w'Imana arakomeza arantembereza angeza mu bitaro, ngenda nzenguruka ndeba mu bitaro sanga abantu baryamye, ariko nkabona nta n'umuganga urimo urabageraho. Mbaza marayika w'Imana arambwira ati aba bantu rero ubona ubu ngubu barwaye indwara zidafite igisobanuro cyangwa babuze mu buzima bwabo, ariko bakumva ko barwaye, ariko nta ndwara zigaragara mu buryo bw'ibitaro, bategereje gutaha. Mbaza marayika w'Imana se ibi bintu bivuye hehe? Imana irambwira ati abantu bamwe banze kuyikorera ndetse banze no kuyumvira, ahubwo basigaye batwarwa n'irari ry'ibyo bishakiye gusa. Imana irambwira ati inze mbamenyeshe umuntu wese uzemera, umuntu wese uzumvira, akemera kuba mu nzu yayo, akemera kuyikorera, akemera guca bugufi, akemera guhinduka, akemera kugendana nayo, wese azakizwa n'amasengesho yasenze. Amasengesho yawe angana ute? Agakiza kawe kangana ute? Ese agakiza kawe ntago kagerwa ku mashyi? Mu gihe cyashize mbere y'uko isengero zifungwa, Imana yanyeretse mbona umuvu mwinshi uri kumanuka ugenda utembana abapasiteri, uri kugenda utembana insengero n'ibindi bikorwa bikomeye. Ndumva iyo message narayibahaye, ariko bamwe ntago babyumvishije, ariko ababyumvishije mwarabibonye. Rero nkubwire ngo uyu mwaka 2026 Imana yambwiye ngo abantu mwongere mube maso, mwongere mukanguke bundi bushyashya, kuko hari ikintu Imana igiye gukora. Imana igiye kubatandukanya n'ababisha banyu, Imana igiye kurobanura, ndetse irengera ambwira ngo igihe cy'imperuka kiri bugufi, nubwo yo yatinda ariko imperezo y'urupfu rwo rurihuse. Irambwira ngo igiye kugitungura abantu bapfa marabiranya mu buryo butunguranye byihuse. Irambwira ngo buri wese akizwe ku giti cyiwe, yongere azane mu bihe byo gusenga. Imana irambwira ngo abantu batakaje umwimerere w'agakiza basigaye batwarwa n'amategeko gusa. Imana yampaye message ngo nongere mbagezeho, babwire ngo mwongere musenge bundi bushyashya, mwongere muyihamagare, mwongere musubire ku rufatiro. Eki Imana yavuganye nawe. Mbese wari ku ruhe rufatiro? Witeguye kugira ngo dusenge nge nawe twongere dusubire ku rufatiro? Wowe witeguye kugira ngo nge nawe twongere tubane mu buryo bwo kwinginga Imana kugira ngo wongere usubire ku rufatiro? Ndafata umwanya ngo usengere,
kuko abantu benshi bapfuye bazize karande z'imiryango yabo. Agakira karande yo kudakizwa, akagira karande akagerageza gukizwa ariko bikanga, imitego y'umwanzi igakomeza ikaba myinshi. Ariko Imana yambwiye nkubwire ngo umuseke uragutamba icyo wishaka. Rambwiye ngo abantu bari bube maso, bari buze kuyibona muri ibi bigeragezo bigiye gutambuka by'uburwayi. Ese witeguye kubona Imana cyangwa witeguye gutwarwa n'amategeko gusa? Imana irambwiye ngo musenge, kandi mwongere musenge, musengere ubu burwayi, kuko Imana nimuyihamagara izongera ibita. Irambwira ngo abantu bose bagenda gusenga ari byo bishakiye, ahubwo batayikeneye. Irambwira ngo nimwongere muyishake, muyishakishe umutima wanyu, atari byo mukeneye gusa, ubundi manuke ikize bamwe uburwayi. Irongera irambwira ngo hari abantu igiye kugikura mu bitaro mu buryo butandukanye, hari abantu igiye kugiha ubuzima mu buryo butandukanye, hari n'indwara z'abantu igiye kugigenda igakiza abantu bari bizeye ko batazakira, ariko imbaraga zayo ziramanutse. Irambwiye ngo izajya isezerera abagaragu bayo umwe umwe ku wundi, kuko mu Rwanda ifitemo abashumba yibikiye, kandi igiye kugicyura umwe umwe kugira ngo batazakorwa n'isoni. Mbese wowe urufatiro rwawe rugeze hehe? Uwiteka aragushaka, Uwiteka araguhamagara. Uyu munsi Imana no kukuburira, uyu munsi Imana no kuza kukubwira ibyo Imana igushakaho. Imana yambwiye ngo mwongere muhindukire bundi bushyashya, maze Imana izabagirira ibambe kandi izabagarukaho. Irambwiye ngo irabakunda. Reka dufate uyu mwanya dusenge, maze twinginge Imana yongere imanura imbabazi ku buzima bwawe, maze ubwo bizabikomeye Imana izakwibuke mu izina rya Yesu. Urasabwa iki? Urasabwa gusenga, kandi ugasenga udasengeshejwe n'uburwayi, niko Yesu avuganye nanjye. Mana Data wa twese, wera ukiranuka, uvuga bikabategeka bigakomera, uyu mwanya duciye bugufi, uyu mwanya twongeye kwegerana nawe, turakwinginze Mwami w'amahoro, turakwinginze Mwami w'imbaraga, turakwinginze Mwami w'ubutabazi, wongere umanurwe no kuza kuturengera, wongere umanurwe no kuza kuturwanirira, wongere umanurwe no kuza kutuneshereza, wongere umanurwe no kuza kudushyigikira neza yawe. Hari benshi barwayi, ndasengera abarwayi, ndasengera umuntu wese ufite uburwayi atari kubyuka, ndetse n'ugenda n'ubwo burwayi. Ndahamagara imbaraga zawe zimanuka gukiza, zongere zikize. Uko watemberaga muri biriya bitaro, uko wagenda gutembera utembera, reka Mwami Imana abagaragu bongere babone imbabazi zawe, maze wongere ubagenderere, babwiye Isiraheli kuzayigarukaho. Reka natwe wongere utugarukeho, kandi ntuzadusige. Hari abakene, hari abarwayi, hari abashomeri, hari abafite ibibazo bitandukanye. Unyemerere Mwami nyir'ijuru, unyemerere Mwami nyir'ubutware, wongere wigaragaze kandi witamurure, kuko ari ushobora byose, mu izina ryawe Yesu, amen. Imana ikugirire neza, Imana igushoboze, Imana ikurengere ku munsi w'amakuba. Imana yongere kwibuke bundi bushyashya. Nubwo inshuti zakureka uyu mwaka utararangira, ariko ndumva imirindi y'Uwiteka kugutabara, ndumva imirindi y'Uwiteka kukurengera, ndumva imirindi y'Uwiteka kuza kukurwanirira. Biravuga ngo nonaha ndahaguruka. Imana ihaguruke ku buzima bwawe bwari bugoranye, Imana ihaguruke ku buzima bwawe bubaye bugari. Imana ikuneshereze mu izina rya Yesu. Yesu aragukunda rata.